Dore ibanga ryo gukira ukaba umuherwe. Ndagusuhuje nizere yuko umeze neza aho uherereye hose. Urawibaza impamvu ukennye? Kurikira tubane muri iyi video urasobanukirwa. Ubukene ngiye kuvuga ni ubw'ubushobozi cyangwa amafaranga, n'ubukire nabwo ni uko. Ntabwo ngiye kuvuga ku bukire bwo kugira ubuzima bwiza, nko kuba utarwaye n'ibindi. Mbere na mbere wabyemera cyangwa ntubyemere, gukira cyangwa gukena bifite aho bihuriye n'igihe cyangwa time. Niba warakoresheje igihe cyawe neza mu bintu bifite umumaro uzakira. Niba warakoresheje igihe cyawe neza mu kwiyungura ubumenyi uzakira. Uyu mwanya umubare w'amafaranga ufite yaba igihumbi cyangwa miliyoni cyangwa miliyari birahura neza n'uburyo wakoresheje igihe cyawe. Niba waravutse usanga iwanyu mukennye birahura neza n'uko papa wawe cyangwa sogokuru na sogokuruza bawe bakoresheje igihe cyabo. Birashoboka ko wakena bitewe n'ibibazo bitaguturutseho. Urugero twavuga nk'ubucakara bwakorewe abirabura n'ubusahuzi bwabakorewe. Ariko biranashoboka cyane ko wakena bitewe nawe ubwawe, uko wakoresheje igihe cyawe n'uko wakoresheje ubutunzi bwawe. Yego rero umwitozo wagufasha gukira cyangwa gutera imbere n'uyu. Icya mbere, menya kwinjiza amafaranga menshi kuruta ayo usohora, input na output. Niba uzi ko usohora amafaranga menshi kuruta ayo winjiza, aha ndavuga ku munsi, uzamenye ko uri mu nzira njyabukene. Icya kabiri, menya ko udafite gitangira mu byo wifuza kugeraho. Icya kabiri, menya ko udafite gitangira mu byo wifuza kugeraho. Aha ndavuga yuko udakwiriye kumva ko ibyo wagezeho bihagije, kuko wifitemo imbaraga zidasanzwe zo kugera kure cyane hashoboka, kugeza igihe uzaba utagifite imbaraga. Ntukarebe intambwe nziza umaze gutera ngo wumve bihagije. Komeza ukore, uteganyirize n'abuzukuru bawe bazagukomokaho. Icya gatatu, menya gukoresha igihe, ubwenge n'imbaraga z'abandi bantu. Aha iyo uzi gutuma abandi bagukorera ibyo ukeneye ukabahemba, ni ikintu cyiza cyatuma utera imbere vuba kandi ukagera kure. Aha bizagusaba guha agaciro abandi, kububaha, kubakoresha, maze bikubyarira umusaruro ukomeye. Icya kane ari nacyo cya nyuma, ni ukurinda ibyagezweho, management. Aha ngaha usabwa kubyaza umusaruro ibyo ufite cyangwa amafaranga ufite akiyongera ntagabanuke. Ukomeza no kurinda no kwirinda gupfusha ubusa. Ukomeza no kwirinda gupfusha ubusa ibyo wagezeho. Ukirinda kwaya, ukirinda umurengwe, ahubwo ukaba uri kuzamura no gufasha abandi, ugatanga umusanzu wawe mu kuzamura sosiyete n'igihugu cyangwa umugabane wawe utuyemo. Twibuke ko byose kubigeraho ugomba kubigeraho wishimye. Ugomba kwishima no kunezerwa buri munsi, ndetse ukwiye kubaho uyu munsi nk'aho ari wo wa nyuma, ariko ugakorera isi kuyigira ahantu heza wakwifuriza abazavuka nyuma gutura. Wibuke gukora subscribe, share na comment. Amahoro y'Imana abane nawe.